So guys, tubahaye ikaze ndetse na karibu kuri Magaka Filme nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya wacu kugira ngo tubashe kubazanira ibyiza ndetse tubifuriza amahoro ya Nyagasani aho hose mwerekeje amaboko cyangwa imirimo yose mwerekeyemo, Uwiteka akomeze abahire. Kuri uno munsi rero ntago nareka kubabwira ngo iyi channel ni yanyu, iyi channel ni yanjye. Mu by'ukuri mutariho ntago nakora, nkora kugira ngo twese tubashe kuryoherwa ni life turimo. Hano imbere yacu turi kumwe no mutumirwa, no mugabo, navuga no mugabo, yes of course, ariko ntago namuvuga, reka abanza twibwire tubanze tumenye umuntu tugiye kuganira nawe. Tuguhaye karibu kuri mikoro za Magaka Filme. Burakoze neza cyane, turabashimiye. Yego. Nose kubibwira turabibwira mu muco kinyamurenge cyangwa tubibwira ku izina risanzwe? Tubwire uko ushoboye. Nikambibwiraga mu muco kinyamurenge gari zo byiza, naho amazina gayo nubwo bo yamenyaga ntibumenye uwo ari we. Amazina yanje nitwa Biganiro Eric. Ndi umusinzira mu nzu y'abakwakuzi twabaga mu karere ka Bijombo, aho hoze hitwa Gahuna. Data ni Ruganzu, sogokora kitwa Ndacaho. Bukeye twimukira inahangaha mu Rwanda, niho turindiriye icyo Imana izakora muri ubu butayu abantu batuyemo. Ni ubutayu kandi aheza ni hehe? Ubu ni ubutayu akenshi abantu iyo batari mu bihugu by'iwabo z'akavukire aba ari ubutayu. Hari nk'umuntu wakumva ko uvuga kangahe atari kavukire iwanyu, akumva wenda bimuteye urujijo, ariko wadukuriraho urwo rujijo. Ubutayu uko mvuga je, uko mbwita nuko mbusobanukiwe, ubutayu umuntu wese iyo atari kavukire, atari umunyarwanda kavukire, ari kuvuga ngo yavukiye muri Kongo. Uri umuki? Ndi umunyamurenge. Uri umunyamurenge. Mini kuri umukongomani? Ndi umunyamurenge w'umukongomani. Uri umukongomani. Tuguhaye kaze mu Rwanda. Yego. Mu gihugu cy'imisozi igihumbi, igihugu cy'amata n'ubuki. Yego. Ntago ari ubutayu. Wese ubutayu kundi kiba mu imvura kikaba mu izuba, ni igihugu cy'imigisha. Ariko akenshi nyine gakondo yawe, gakondo ni igihugu uba waravutsemo. Watubwiye ngo yitwa Eric. Tuguhaye ikaze Eric. Yego, ndayakiriye. Niryo zina ukunda gukoresha mu buzima busanzwe cyangwa ukoresha biganiro cyangwa? Kandi ko kubusiri uko mu bwana nyine ababyeyi banyisega uzatangiriraga nko gushekerera. Umuntu yamagenda kura ngo ni Kadogo. Kadogo. Aryo dukoresha cyangwa dukoresha Eric? Koresha Eric. Dukoresha Eric. Kera nanumvisha ko Kadogo ari ryo ryiza. Uraryanga. Uraryanga. Urubatse? Yego. Urubatse. Uri umupapa ufite abana? Nta bana mfite, nari mufite mu minsi ishize. Imana iramuhamagara aratambuka. Iramuhamagara. Dukomeje kuba apore. Yego. Kandi twizere ko Imana izabashumbusha neza. Reka twinjire mu kiganiro cyacu ubundi busanzwe. Ubundi Eric tugiye kuganiriza ni muntu ki? Ni muntu ki? Cyo kibazo singisobanukiwe. Mu buhe buryo? Mbese uburyo, mbese umuntu ashaka kumenya Eric ninde muri make? Umurimo nkora ya byose nyine kugira ngo umuntu amenye uwo ari we. Rero ushaka nyine yoshakira nje nkora umurimo w'ikiyumbe w'umusenzi cyane. Ubusenzi oransengera? Niwe nkoramo. Nkora umurimo w'ubusenzi, niwe nzanumva Imana yampamagariye, kandi nzangukora nta murava mbifitemo, ndafitemo n'ubute, mbifitemo umuhamagaro nyine. Kurya Gerardine yaririmbye aravuga ngo umurimo wakoranye umwete ngo niwe umuntu azahemberwa. Mbese urawukunda cyane? Cyane cyane kuruta ibindi bintu byose. Harimo umugati se? Oya.
nta mugati urimo gusa aho dutegereje umugati akenshi abantu nyine kubera ubuzima buba bugoye dukora ibintu nyine tuba tugira ngo tuzohemberwa hari abantu bazohemberwa mu isi hari n'abandi bazohemberwa mu ijuru ukaza ugenda ukora utegereje kuzataha niko amakamba hagenda aba menshi naringize ngo harimo umugati nanjye ninjiremo wowe umugati gusa umugati mukuru nuko kuzabona Yesu kubona Yesu utamubonye wandi wobura uwo mubura igikuru gusa nuko umwizera ibyo byo nanjye ndamwizera ni ukuvuga ngo rero duhuje umurimo ni ukuvuga duhuje umurimo rero niyo wizeye Yesu ukizera Yesu wenyine wabambwe wapfuye arazuka cyo ni ikintu kimwe gusa hasigaye ukamukunda nawe aza gukoresha nanjye ibyo ndabifite rero ubwo no kuvuga ngo duhuje akazi duhuje akazi duhuje kwizera ariko imihamagaro ni myinshi hari igihe ushobora kuba ufite umuhamagaro w'ubusenzi ushobora kuba ufite umuhamagaro w'uburirimbyi umuhamagaro w'ubudiyakoni w'ubuprotokolo w'ivugabutumwa bene ibyo bitandukanye ukagira umuhamagaro wo gukamera abantu kuko uri umunyamakuru nuko ni ibyo bitandukanye ariko ubundi twese dukorera umwami umwe ni umwami umwe ndabona Nyagasani yarakugiriye neza ni umwami umwe ariko umuririmbyi umwe mu gitabo cyo gushimisha nimba ari ugushimisha nimba ari agakiza yaravuze ngo ntidukwiriye gukorera abami babiri ngo dukwiriye gukorera umwami umwe ariwe Kristo Yesu amena Yesu nashimwe cyane amen Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe ubundi warasenze uburiki ko Imana yaguhaye byose iyo umuntu yasenze ntacyo wayiburana ntacyo ubu amahoro ni yose nizere ko ngurira akantu amahoro ni yose nizere ko uri bungurira akantu uri buntemo niyo ntacyo kugurira tuba twizera tuba dushingira kuri rya vese rivuga ngo tuza twita ngo turi abakene ariko mu buryo bw'umwuka ngo dutungishije benshi nawe urabyizera ko utungishije benshi birashoboka cyangwa urabyizera ndabyizera ariko dusobanurire rero ibyo bintu gutunga mu buryo bwo gutunga benshi ntabwo ari mu buryo bw'amafaranga cyangwa bw'amapato iyo umuntu agiye gusenga wiherereye uzubwira Imana ngo Mana urebe abakene urebe imfubyi urebe abananiwe abaremerewe bafite n'ibibazo bibagoye kuko biriya nyine zitubwira ngo itorero rya mbere ngo Imana izirebe ngo kaboneka ryishimira karikunda ngo nirifashe imfubyi n'abapfakazi ifashe imfubyi n'abapfakazi ni ukuvuga ngo rero iryo torero ryawe ryo gusenga ntabwo Imana iryemera yorereka kandi iryo yemera ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi gufasha ni mu buryo butandukanye hari uburyo nufasha mu buryo bw'amafaranga kongera ngafasha mu buryo bw'amasengesho kandi ubwo bwombi ubukuru amafaranga ni meza woyatanga kandi amafaranga azakemuriye agenda akemura imanza zitandukanye nyinshi ariko ubundi no gusenga ni ibya mbere ariko hari abantu bavuga ko abantu basenga ubu ngubu bapfunyika nje simbyemera kuko umuntu simbyemera ko hari umuntu ufunika burya bariho gutuka umurimo w'Imana ubuse ntabwo wemera ko hari abahanuzi b'ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma jewe sinza mpinga nza umuntu nta urampanuriye ariko nane umuntu yampanuriye zange kuko isezerano ntiryosoka tigamaze aza kubwira ubwo agashira nk'imyaka 30 reka nguhanurire cyangwa yama kubwira imyaka 40 waretse nkaguhanurira se yarangiza ugategereza isezerano ry'Imana rizarigwanwa rica mu byiza rigaca mu bihanamanga n'imikuku n'imyorera rikagira intambara ziremereye ariko rigasohoka ubuse ntiwakemera ngo nguhanurire mpanurire kumpanurira kwawe keretse ukabanza ukuzuzwa ko ndabona kabona kaho ikintu ushoboye icyo ushoboye gusa ushoboye ikiganiro nawe ukuzuzwa ko nkareba n'imyambarire wambaye nkabona ntaho umwuka woca oya se kandi
imyambarire sije gute kandi kabona ndaho umwuka wohera pi nambaye nabi nukuri ikabutura y'igice ni igice kabisa ikabutura se nembe buriya twe turi mu rugo noneho tutayigeranye ku muhanda urumva ari ikibazo koko we ikabutura ni mbi no mu rugo ikabutura ni mbi cyane hari ubusobanuro watanga kuba ikabutura ari mbi ikabutura ni mbi gute akenshi umuntu iyo ari umugabo nubwo we wambwiye ngo se ngo irange umugabo ni iki ariko umugabo uko wicaye uko mbona itakuryose kama mbonaga kama itakuryose oya banzubwire ku muntu w'umugabo kandi ntago ndi umugabo ndacyari umusore oya uri umugabo ni iki kibikwemeza ni iki kikwemeza ko ndi umugabo uko abafiyanse ufite muri telefone ni ibihumbi nta n'umwe mfite kandi ndi kubwiza ukuri imyaka ufite ntiyoshira mfite ingahe imyaka ufite mfite ingahe ntiwogeze iyi myaka ngo ubure kubura umufiyanse ku myaka yanjye 20 na ni ingahe njyewe 2008 arasaza ariko 2008 2008 ejo bundi niwe uruwa kangahe mwanya ndi umuherezi ntabwo wavutse 2008 urana navuze nka ryari niba waravutse kera wavutse 98 ungeze uwo muri 90 koko reka ibyo tubiveho rata twigarukire mu ijambo ry'Imana dore ko turabemera Imana ubundi ujya gukizwa bwa mbere byatangiye gute cyangwa wowe wabyakiriye gute cyangwa winjiye muri uwo mpamagara gute gukizwa nuko ubundi gukizwa ni ugukizwa ukava mu kintu umaramaje nimba nari umunyabyaha ku rugero ibyaha ni byinshi muri iyi si nimba nari umurozi ubu nibo ntangiriyeho nibwo abaporo kintu c'uburozi baza bacibandaho cyane abaporo wowe ntari umuporo baza bacibandaho uhanuye wese uweretswe wese ngo yeretswe uburozi uweretswe wese ngo yeretswe uburozi nta kindi kintu kikibaho usibye uburozi gusa yego twisubire ku kibazo cyacu ujya kwemera cyangwa ujya kuva muri ibyo byaha ujya gukizwa byatangiye gute gukizwa nakubwiye ngo gukizwa ni ugukizwa umaramaje yego ariko ndabara icyatumye ukizwa ni iki cyabiguteye mbese icyabinteye nje mu mikurire yanje yego kandi nanje sini mukuru cyane nubwo wakondo uvuga wanyita ngo sogokuru baseka ntabwo ni mukuru cyane afite imyaka nka 10 n'ingahe sindi na mukuru cyane ariko nimbaga ari azabaga umuntu iyo ubona umuntu yambaye imyenda guhera burya ikoti n'ipantaro ikoti ya makoti azatuma asazisha umuntu noneho ukazuhura n'umuntu kandi uri umwana ugahura n'umuntu akwiriye no kukubyara we ngo sogokuru nabeje bazamamagara sogokuru kamaseka kumva nanje nkabakira kabasubiza kuko ntaco bitwaye ariko ese warumbajije gute ni gute warumbaje ndasa n'uwibagiwe nari nkubajije ujya kwemera ujya gukizwa byatangiye gute ni iki wakizwaga ubundi jewe gukizwa kwanje nisunze abantu bakuru nono banyereka gukizwa ucaricu banyereka no gusenga icaricu yego banyereka n'ingene abantu baza basenga banyereka n'ibintu bisengerwa n'inzira izo arizo burya rero iyo uri umwana muto uza wisunga abantu bakuru kuko Bibiliya zivuga ngo na Bibiliya ubwayo zivuga ngo mwisunge buryo nta muntu uzukura adafite umurezi oya ntabwo bibaho mwisunga abantu bakuru kimwe nuko izivuga ngo badamu bakuru ngo bigisha bato
ngo babigishe iby'umuco n'abagabo bakuru ngo bigisha abato none bagenda mwisunga barandera muri ubwo buryo barandera kugeza nanje maze kugera ku rwego rufatika rushimishije Imana ibona ikabona irarushimye. Ariko on my point iravuga ngo wemera ko wakijijwe? Njewe narakijijwe, ariko abenshi nubwo ubona ngo barakijijwe je nta n'ibyaha ukurya nyine wavuze unaza kurira mu muryango wa gikristo ugakura ugasanga ababyeyi bawe n'abakristo ukabikuriramo abenshi ugasanga nta bibazo nta byaha bigeze bakora bagakurira muri ibyo uko mu banyamurenge bose abakoze ibyaha bose usanga ari bake, abenshi bagakurira muri ibyo bakabatizwa kanje wombwira ngo narakijijwe iki? Ni ukuvuga ko utarakizwa rero? Ni ukuvuga ko utarakizwa? Sinigeze urugomo ibira byo kuja mu rugomo ngo ndanywa kanyanga ngo banyigisha urugomo muje mu kanyanga mu nzoga sinanywe inzoga sinasambanye sinaruze singirate noneho gukabura gico gusa n'ugutuma iyo watumbereye Yesu azagenda kwegera natwa tundi turimo tukeya tukurimo kuko umuntu ntawo kwera kamarayika azagenda utwo duke rero n'utuhe utwo duke n'utuhe ibyaha umuntu atazabura mu isi sarukubisha kubisha ko ntibzobura umuntu nta wakuze n'umwe nubwo atobesha ariko nta wakuze n'umwe ngo areke n'ubu ngubu uracyabeshya njewe byarashize ariko si ubu ngubu urabikora bike ntabwo nigeze mbikora ubu nyine garamaze gukizwa byamabimba byose ubu ntabwo kibeshye nk'icyaha ujya ukora ukumva uragikoze n'ikihe? Tacho pe uri umwera oya none nimba utera ukaba udakora icyaha ubwo iki? Niba utera ukaba udakora icyaha ubwo iki? Ata hanza akora usibye kuko bazavuga ngo ntazibana zitazazikomana amahembe abantu se babana bubura gutongana cyangwa gutongana ku nyine uko ari gutongana ari ukuraka ntabwo ibyo ni bicumuro ariko ubundi tabyaha ntabyo. Ubwo umuntu mujya mutongana ninde? Umuntu mutongana ninde? Satani se yaje ntawe twotongana kandi tutari twatongana wosanga nawe twotongana byo wobimenya kandi tutanabana kandi tutanabana ariko ba kiganiro kubera iki twakireka? Ni kibi? Reka twikomereze basi. Kado cyangwa Eric wakijijwe na Eric mbere atari yakizwa cyangwa atari yemera ngo ajye mu muhamagaro wiwe bataniye hehe? batandukaniye ku ciza kuko yakijijwe. Yego. Nuko nta kindi kirimo gisabwa iciza gusinyara recommandation dufite yabizera n'ugukizwa nta n'iyindi gusa. Pawulo ni yaravuye nani yaravuze mbari Pawulo nimba ari nde yaravuze gusa ngo recommandation bwinde mubwiriza abantu mubabwiriza ubutumwa. Ni ukuvuga ngo Kado cyangwa Eric wa kera ni nawe Eric w'ubu? Eric wa kera niwe Eric w'ubu? nta tandukaniro riri? Wow. Katwikomereze. Hari akantu wavuze ntitwagakomozaho neza ariko wavuze ikintu kijyanye n'abaporo. Nawe uri umuporo? Neza cyane kandi ndanabakunda cyane kandi ndabemera cyane. Wavukiye mu muryango w'abaporo? Navukiye mu muryango wa Katolika, ababyeyi banjye bari abakatolike. Bakatolike. Uva gute rero mu bakatolike wisanga mu baporo? Ni gute wavuye mu bakatolike wisanga mu baporo?
oya nije wabikeneye guhinduka. Hari ibyo utari washimye? Oya nije wakeneye guhinduka gusa ngo nje kureba nanje ndebe. Wagiye ugiye kureba. Ni iki cyatumye rero uvuga ati reka ngo mahanga no gusubira mu Bakatolike? Ibo barasenga kandi ibo barasenga ukagira ukabasha kuba wotindana n'Imana ukiherera ukayumva muri wewe. Abaturika gabo niho ntibagira uwo mwanya. Ibo basenga twagaza dusenga ibyiciro bine bisazine tukumva ivanjiri gusa. Naho gutinda mu ivanjiri ngo Paulo yavuze gutya yanditse izandikizi agenda ha avuga ha akora ha akora imirimo. Oya basoma ivanjiri nabwo akayisobanura iminota 2 nubwo ukazongera kumva irindi ivanjiri nyuma y'icumweru gitaha. Nuko wangu wavuye mu Bakatolike wisanga mu Apolo. Wow. Nubwo uri kugenda twima amakuru ariko kadukomeza ikiganiro cyacu. Eric, yego, ku muntu w'umukongomani utuye hano uhamaze igihe mu Rwanda? Ndavuga hano turi nyine hano. Oya, hano mpamaze igihe gitoya nje nabaga mu Bugande. Hano nahimuke mu 12. Urumva rero ni kamezi 5. Uri mushyashya nahanga. Urabona sasa bimeze gute? Tandukaniro ry'Ubugande na hano? Tandukaniro ry'Ubugande nuko iho barasenga ukora icyo ushaka icyo wumva, ariko hano nta gusenga. Urumva rero kandi iriya nta mwana wonebwa. Amwana wogira ute? Nta wonebwa. Akavukira mu Gitaramo. Hano bavukira hehe? Wega amakanisa ya hano ya amwe zo ruhaba Musaka cyangwa bindari bazasanga yaruzuyemo. Ariko bana we bazasanga yaruzuye ibihuru. Nase ntabwo wemeranya no gufungwa kw'amakanisa? Oya, jewe amakanisa sinyemera pe. Ntabwo ibihe by'imperuka ntabwo twigeze tubibona. Ntabwo uzi ko habagamo akavuyo? No kubera ko habaga i Bugande. Niyo mpamvu wenda utaza akavuyo kaberaga wenda mu byo bita amakanisa. Je sinemerezanya n'ibyo bintu. Ntabwo byemera gute? Kuko amakanisa tiyogira akavuyo. Ntibajyarwanira mu ikanisa? Kandi ku Gisenyi byarabaye? Tibzoba. Kandi byarabaye? Ayo ni amakuru y'abantu. Ni amakuru y'abantu? Ahubwo we ntiwabonye amakuru. Kandi baranafunze pasiteri? Oya wose umupasiteri. Wangwa. Kandi ari wowe uyoboye itorero? Aya makanisa kuriya gukingurwa n'ibibazo byinshi biri hanze. Nimwe mwabiteye? Burya ibintu byinshi bikimurwa no gusenga. Taco ko mudasenga ngo bikemuke? Ntitwa dusenga ariko tugasenga mu buryo butemewe. Kandi umuntu yasengera mu mutima? Mutima se bira wenyine? Ijambo ry'Imana rivuga gute? Ni byiza gusenga wenyine. Ni byiza pe. Kandi bigira umumaro? Bigira umumaro kurusha n'amateraniro ya rusange. Bigira umumaro. Ego, turabyemeranya. Ni byiza cyane pe. Ariko none Paulo wenyine kimwe nuko Paulo yavuze ngo mbese iyo muteranye biba bimeze gute? Bya bishaka ngo wewe impano ufite n'undi yafite kugira ngo muyihuze ngo mu bicuma gicyazi kindi. Ariko ari context uri kubivugamo ugasa nkaho uri kuvuga ko amakanisa bayafunze, kandi the reality ntabwo amakanisa bayafunze. Ni ukuvuga ngo bafunze atemeje, atujuje ibyangombwa, sibyo? Kandi rero gukora ibintu binyuranyije n'amategeko leta irabihanira. Cyo ni cyifuzo kiremereye nico ni cyifuzo abasenga bose dukwiriye gupfukamira ku mugozi tugasenga. Ntabwo mwashaka ibyuzuza ibyo leta isaba. Wowe tugasenga tukinginga Imana ikagera hejuru aho tutazi. Imana sizaza yubake parikingi.
twagiye tubwizanya ukuri Imana izaza yubake parikingi ariko uyu mugabo noneho uzubakwa n'abantu none mwakubatse mukareka kugora Imana wiyegereze mikoro kugira ngo tubashe kumvikana neza ngansobanurire ukuntu Imana rero izamanuka mu ijuru ikaza kubaka parikingi wowe Imana ntiyoza izica ica mu bantu kubera kitabacamo rero mwebwe kubera kitabacamo kugira ngo mwubake iyo parikingi babafungurire ikanisa uko parikingi niba yabaye ikibazo mu isi none se ufite ibyuzuye ikanisa ryujuje ibyangombwa rirasenga iwacu turasenga niyo nasengeye ku cyumweru gishize wabonye tudasenga ku ikanisa rimwe riyobowe n'umugabo umwe w'abahiga utuye Kimisagara hejuru nasengeyeyo rimeze neza wabonye tudasenga se usengera he wewe hariya nyine hariya wasengeye hariya nyine katume ku kintu cy'amatorero cyangwa nawe uri umupasiteri oya wowe uri umuki mu ikanisa yewe tacu ndumwinginzi gusa ndarira nsengera itorero gusa ariko se wansengeye ngewe koko urarwaye urwaye amapepo mwese mu musengera abarwayi gusa nurwara amapepo uzozane nzokurangira abandi bagabo batatu tuzoba hari umuntu ushaka kudukurikira hano wenda afite umuntu urwaye amapepo babarangire oya ye sije ubarangire bundi hari ijambo ryiza bazavuga ngo umurwayi niwe uzuja kwa muganga ariko se wajya kwa muganga utamuzi ikoranabuhanga uko ryarabaye uko tuba tuganira uko buraca rigeze muri Amerika hari umuntu rero ushaka rero uwo muntu umusengera agakira afite umurwayi bonyine bagushake niko kwiza bagushaka ubasengere ni nabyo biri mu nzira biri mu ngira ifatika ariko ubu ngubu nkubaze hari nk'ikintu cya danje Imana yari yakwereka ukavuga ati none Imana iranyemeje mu buryo bw'ubuhanuzi se ikakwereka ukavuga ati Imana inyeretse ibintu bitangaje byinshi nk'ibihe ntavuga amahanuzi gangoje kuyandikanya aterere kuri hari ubuhanuzi busanzwe bugenewe abantu bose jewe zimbwira amabanga y'umuntu ubu ntiwahita umenya ibyanjye byose rimwe kuko sinzanerekwa cyane ariko rimwe na rimwe iyo bishe biza ukerekwa neza ubundi umuntu yerekwa gute ni ukubanza kuba inshuti n'Imana kandi turi inshuti none se nareka kuba inshuti gute na papa wowe turi inshuti y'Imana ushaka kuba inshuti y'Imana uzogenda uyirarire uzoje mu butayu kandi nyambujyamo tiwo inshuti y'Imana utarara mu butayu uzurya kandi ukarya ugahera ku wa mbere urya uwa kabiri kugeza ku cyumweru uhaye urya none se Imana irica kabiri nturakora amafungo ngo ukore amafungo y'icumweru ubizi gute numara ubwire ngo uzobona imbaraga zo kuganira n'Imana uganire n'ijuru ubwire inshuti kugera mugere mu rwego rwo kuganira n'Imana uganira n'Imana bari inshuti kandi njye ni inshuti y'Imana buriya yonyine zivuga ngo ushaka ngo abanze yiyange wenyine wiyange numara ukunda Imana ndeka nkubwire ijambo ry'Imana rivuga gute riravuga ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze umuntu ugukunda ntabwo ari inshuti yawe aba ari inshuti yawe cyangwa ntabwo ari inshuti yawe niwe umuntu ugukunda ni inshuti yawe none nawe iyo umukunda ntimwa muri inshuti noneho mva rero urukundo Imana inkunda wowe uri kuvuga ntabwo ari inshuti yanjye kubw'urukundo rwayisaze sibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo njyewe
ntabwo ari kugira ngo ngiye munyabyaha mbona agakiza. Noneho Yesu Kristo amaze gupfa ku musaraba, abanyamurenge gabo abanyamurenge ntibagira umuntu ngo bagira injiji bose nkubwire, nta muntu w'injiji uba mu banyamurenge, bose barize Bibiliya yose bayize mu mutwe akama ikubwira yose mu mutwe iminota 2 akaba arayimaze kuko ni ibintu bazi. None se sakunyumvisa ko ntari inshuti y'Imana kandi ngiye mbizi ko ndi inshuti y'Imana. Nyine nakubwiye kumenya Bibiliya kwawe, waravuse usanga muzeyi wawe ari umukirisitu, n'umukecuru ari umukirisitu, n'abakuru bawe bavukana abagutanze hano ku isi, usanga bamenye Imana mbere yawe, n'abaso wanyu n'abanyogokuru n'abamushenge n'abanyukuru, usanga barayizi. Wamukurira muri iyo ruyenge kandi uko ntabyahana bimwe wigeze ukora niyo mpamvu bakubwira ngo abanyamurenge twebwe twari twaragiriwe umugisha wo kumenya Imana. Byavuyeho oya ntibyavuyeho, ariko kubera amahimba n'amacubwa turasa n'abayimenyereye ntitwayimenye ukundi. Ujya umenyera Imana? Twama tuyimenyera. Ujya uyimenyera? dusa n'abamenyereye Imana. Nyine ndakubaza, ujya uyimenyera Imana? Niko bazabavuga ngo bazabimenyera. Ndavuga kuri wewe, ujya umenyera Imana? Oya Chelsea no imenyera je ndayitinya. Nturi umunyamurenge se? Ku ruhande rwaje. Nturi umunyamurenge? Ku ruhande rwaje ntinya Imana. Nturi umunyamurenge? Ndayitinya. Nyine ariko uri umunyamurenge. Imana ni kuru. Aguri gusubiza icyawe cyane. Uri umunyamurenge. Kandi nanjye ndayitinya ndi umunyamurenge. Abo banyamurenge rero bajyamenyera Imana ni bande? Sino bamenye. None se yo bavuga se kabasha. Nuko ntago bahari. Ntabahari. Sino bishobora. Abo utazi ntago bazi. Kandi nawe ubwawe urabizi ko utajya uyimenyera. Bivuze ko nta muntu ujya umenyera Imana. Imana si yo kumenyerwa n'ubundi nta n'uwona imenye imyaka, ariko ni nkaho utinya Imana sibyo? Urayitinya kandi uyizi. Ukwiye gutinya ukundi, ukwiye kuyubaha. Kuba no gutinya biratandukanye. Ubundi ufata gute Imana? Uzifata nk'inshuti. Uyifata nk'inshuti yawe? Njye none nyifata nka papa. Kugera mu rwego rwo kuba inshuti n'Imana bari ikintu gikomeye. None se ari inshuti n'umubyeyi ni ikihe gikomeye? Wakanga umwana wawe? Oya. Papa wawe yakwanga? Niyo wakora bibi yakwanga? Rero ni uko nguko ngiye mfata Imana. Even if nubwo nakora bibi, Imana ni papa. Hari ikiganiro nigeze kubona uvuga ukuntu wigeze kujya mu Bayisilamu. Abasilamu ntabwo nagiye, ntabwo natinzemo. Wamaze igihe kingana gute? Ni amezi 2 gusa. Amezi 2? Ubushingu ubuvuyemo? Banyigishije ikorowani sinobimenya bigacaha, kubimwe ndabizi, ibindi simbizi byatakaye. Ni nk'ibihuzi zamuvuga ngo bismillahi rahmani rahimi, nukuvuga ngo ni Imana imwe. Ni Imana imwe. Urumva batari mu murongo? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina ar-radin an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ashhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illa allah wa muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaidakada idakada idakode adahadid kikid. Bimenya narabyibagiwe kandi nari ngiye kuzuzwa, nari mbizi. Ubu rero ubugiye mu Bayisilamu.
ni nk'iki cyaguteye kujya mu Bayisilamu uvuga ngo iki kintu nicyo cyari cyenteye kujya mu Bayisilamu? Noneho cyanteye kujamo hari umuhungu umwe ubabamo, umuhungu umwe w'umunyamurenge, umuhungu w'abadinzi, niwe wambwiye ngo njemo ngo bazabafashanya. Wagiye ushaka ibiceri? Ntabwo ari ibiceri, kandi arambwira ngo bagira umutima wo gutanga cyane. Nuko uko narebaga ubuzima nyine abayemo si bubi kandi si bwiza, buri hagati bakaba bamuhereza, yari afite inka, ihene, intama, nabavuga ngo nantereka nzojenje kureba, ndatura ngo amarebe naje bagiye nagiye kumara amezi 2 barabimpaye. Ubwo baguhaye iki n'iki? Inzu mbamo, inzu nziza ifite pariseri ni ihagaze nkiyi, n'ubundi narayisize mu Bugande sindabona bayigura barayikodesheje. Inzu nziza ya kadasitere nkiyi barayingurira, ngo bamare kuyingurira ubona kuvuga ngo abagira igisibo cyabo uburumwe uko umwaka utashe bazavuga ngo ni igisibo cya Ramazani. Ramazani. Ukuvuga ngo buri muntu wese umuyisilamu wawe bagenerwaga kumuhereza amafaranga, buri muntu wese uko angana bagenerwaga kumuhereza nk'ibihumbi 40. Sinzi ayo baduhaga uyavunije mu magande sinayamenye uko angana, ariko zibuza n'uzana nk'ibihumbi 50 by'idolari by'amanyarwanda. 50 byo kugira ngo uje kwizihiza isabukuru yawe ya Ramadani. Bagira umutima wo gutanga pe. Akaba ari ico umuntu yagendeyemo gusa agiye kubamenya, ariko ngongeremo mbona nta kiyo Korowani yo nuzuyiga nkakujya kumwana uri mu ishuri waba nkutsindwaho bakubwira ngo andika gutyo wananirwa bakakunyuzura bakagukubita igiti, reka bakagukubita igiti neza kumwana mu. Ubwo wagiye mufite nk'imyaka ingahe ugereranyije? Nje mu Bayisilamu nagiye mufite imyaka 21. 21. Ubwo icyo gihe bahita guhereza inzu ukifite iyo myaka mikeya gutyo? Tuyibanamo na ba mukecuru bose. Bukeye gabagirirwa amahirwe bajya hanze. Birumvikana ko rwose ari abantu beza. Ni beza pe. Inzu nini, pariseri nkiyi nini, ariko n'ubu abakiriya bariko baza nyine bakampereza, bayibona bakamampereza amafaranga makeya ngo ayo bambaye sinyakunde. Kubona nkingi bakamabansaba miliyoni 2 z'amagande n'amafaranga make, adashitse na miliyoni 1 y'amanyarwanda. Burya amanyarwanda zarya amagande cyane. Urumva rero bari bakuremeye. Rero uza gufata umwanzuro wo kuvuga ngo uhite uvamo. Ubu uvuyemo. Uvuyemo wahise werekeza he? Uvuyemo nahise nja muri Kenya. Nahise ngenda muri Kenya ngiye gusezera mukecuru umwe ni mukaka nyine. Mushiki wa basubu ubyara ba data. Yego. Ngiye kumusezera agiye kuja hanze. Oya ndavuga ibijyanye n'idini. Uva muri Isilamu wahise ujya hehe? Yego. Nahise ngira. Nahise nja mu baporo. Wahise ujya mu baporo? Na n'ubu niho ukiri? Nasengeraga mu rusengero rumwe ngo ni Methodiste. Rwari ruyobowe n'umugabo umwe w'umurundi. Umurundi w'umuhondo yagiye hanze ngo ni Kareberebe. Ni wowe wahise ukiva mu Bayisilamu wahise ujya mu baporo, urabatizwa, urongera utangira bushyashya. Ariko watubwiye ko wavukiye mu muryango w'abakatolike. Ubu se nta kibazo ababyeyi babigizeho ubona uri guhindura amadini uko ubishaka? Nyine bamfataga nk'ikirara kiraho, ngiriye inama ndabananira. Ariko nakubwiye ngo ari imyaka ndageramo ukazama wibona nkaho ari wowe uriho nyine ukomeye wenyine. Ndabasuzugura ndabananira,
uko nyine ababyeyi hari imvugoga mu bantu bamwe bari kuvuga ngo nabaviye abantu iyo bamaze gusaza se abana buriya abana ni gakeya nyine kumvira kugira ngo ugendere mu mategeko yabo ni gakeya cyane ariko ubundi ndabananira urabananira ariko ibo baracara abakatolike ubu se n'umutima uracyakubwira ko wabananiye oya nibyo nyine nshobora kwitekereza njyewe ntabwo nabananiye wananira umubyeyi se wananira umubyeyi ukorohera ndi ntawe wakorohera kandi uburyo umubyeyi n'ijoro ryonyine n'imana ubwayo umubyeyi niwe mana ya kabiri niyo mana ya kabiri y'umuntu tuve kuri ibyo ngibyo tujya mu buzima busanzwe hano bimeze bite ubuzima bwa hano n'ubwo mu Bugande ubwa hano bwo burasa n'ubugoye ubuzima bw'u Rwanda buba bugoye kubera kuko ikintu cyose ni agafaranga ni ugukora mu Bugande gaho ibintu byose birorosha ari ibintu by'imirire biribwa ari ibintu biribwa biroroshe kubigura ntabwo biba bihenze cyane ariko ubuzima bw'u Rwanda buba bugoye ariko byibura ubu ngubu umeze neza urashima Imana turashima gitare ni icyo wabwira rero abantu bashobora kuba bafite wenda gahunda yo kuba bavuga ngo nabo bajya muri Isilamu hari inkuru nigeze kumva nayo yumvise ejo bundi ivuga ku mugabo ushobora kuba yarishe abana biwe n'umugore warayumvise iyo nkuru warayumvise urabivugaho iki kuri ibyo zo kwica umugabo wishe umugore n'abana bivuga ko washobora kuba wenda byaramuteye yuko umugore yabyaranye cyangwa umugore jewe ntekereza ko kubyarana umugore niyo yobyara hanze ntabwo byatuma si cyo cyatuma umuntu yica umugore we bibayeho umugore akabyara hanze twobana n'umwihanganira jewe numubwira ngo tubane twobana pe ntiyaba gusuzuguye oya guriya nyine utihangana niyo cyo kimenyetso cy'ubukirisitu kwihangana nicyo kimenyetso cy'ubukirisitu kigaragaza ku rugero rukwiriye rw'ubukirisitu nta kintu cyiza twabona muri iyi si cyonyine kitarimo kwihangana ku buryo umugore yabyarana n'undi mugabo mubana mu nzu mugakomeza mukabana yabyaye tubizi mbizi akabimbwira akamubwira ngo nta kibazo namubabarira pe ni nk'iki ubundi ntihazahabyara umugabo abanyamurenge baza bavuga we uracyara umusore kandi ntubizi ntabyuzi ntihabyara umugabo habyara umugore habyara imfizi ntabwo we uracyara umusore ubu nyine imfizi niyo izibyara kurya habe niyo ntureba nk'ubu nyine ntugenda kajya muri Kenya gatura imyaka 3 5 6 ugasanga umugore yarabyaye sinuruhangira ikibazo rapi nuko wabahaye anzanira jewe nyabari kukuzanira abahaye amzarira jewe abahaye anzanira n'ubundi abana bazamara bakakwitirirwa ariko ntago abari abawe hazahabyara imfizi n'izibyara ku buryo umugore yabyarana n'undi mugabo ukabyihanganira ukumva ko ari kubyihanganira pe kiragoye icyo kimenyetso cyo kwihangana cyo kiragoye kiraremereye ariko utegetswe kucihanganira uwo mukuru wawe yakubyarira nta kibazo mukuru waje nta kibazo nabwo ntacyo bitwaye na murumuna wawe yaza akakubyarira nta kibazo wabigiraho byabaye ntacyo none se wakwirukana umugore cyangwa ntiwo mwirukana ntabwo wamwirukana yagize gute
oya byabaye wo mwihanganira je niko ntekereza muri jewe rwose nanjye wambara rwose umugore rwose manumva rwose umugore wanjye abyaranye n'undi mugabo mba numva namwihanganira da sibyo bikwiriye ariko wowe ukuntu mbaye ndeba uhawuseka uwo mwihanganira kandi nkubwiye ko namwihanganira biragaragara ko ndabona urasa n'uwogira agahaye mu buzima busanzwe n'ukuntu ugira umutima woroshye maze n'umugore wanjye niyo yabyarana n'abagabo 5 nta kibazo aba ari kumbyarira se aba ari kungura umuryango sibyo rata ati abagore baragende babyare sibyo ari byiza se ntabivuze ngo ni byiza ngo ubishigikire ariko nanone wabikoze ntabwo baba baciye nk'amabere nta kibazo kirimo nta kintu kirenze baba bakoze rwose rero abakobwa bashiki bacu mwagiye mubyara koko ntabwo ari byiza pe si byiza nanjye ni umuntu nyine nakubwiye ngo kubabara ko uwo babara ariko ukabyihanganira kwihangana n'ubundi hihangana kugira ngo ugere mu rwego rwo kwihangana hazahihangana haba ubabanje kubabara ukabanza ukabara ugatekereza naho ikintu cyose iyo kibaye utabanje ariko si ibyo bintu byakubabaza cyane tibyoreka ibyo ni ibintu byakubabaza cyane ngo umugore yabyaranye n'undi mugabo ntabwo byoreka ariko nyine ntabwo ari cyane wowe ntibyoreka kukubabaza cyane se si bukeye ahubwo cyane ngiye ko numva ari ibintu byoroshye ko numva ari ibintu byoroshye bitambabaza wowe ntibyoroshe biroroshye biragoye kandi kwihanganirwa buri umwe mu ijana akenshi ubona ingo zigenda zigira akajagari ntabwo mbizi simba mu mago y'abantu benshi ariko ingo jewe ku giti cyanjye byo ndashobora kuzihangana cyangwa wewe ukazihanganira je sinzihanganira namara kumubona tugatandukana urugo rukaba rurarangiye niko bimeze ariko cyo ni ikintu kigoye kitoroshe ntabwo cyo kwihanganirwa na buri umwe ariko cyabaye nta kibazo sibyo cyabaye nta kibazo byenda kuri wowe ukubyumva wowe ukubyumva wewe ukubyumva bitewe na Pentecoste nyinshi wumvishije byenda umutima wo kandi kubyara ari umugisha nanje wokoro ariko biragoye cyane kandi kubyara ari umugisha n'umugisha ariko gasa umugore wa rusange umugore si w'umuryango umugore si w'umuryango kandi wambwiye ko umugore nako habyara imfizi hazabyara umugabo biriya nyine habyara imfizi niwe si imfizi si papa wabaye iguha iyo mfizi hazabyara imfizi ariko imfizi ibyarirwa wa mugabo wawe wagushatse wagukoye akakuzana ariko nakubyariye n'ubundi abana n'abawe n'abawe ariko nta kundi wabigenza ariko nyine akabyara mu rwego rwa sida utabizi ariko ubizi ni bibi cyane ni bibi ariko nanone byabaye nta kibazo azi ko ikiri gushaka kubigira ikibazo wowe ni bibi gushaka kubigira ikibazo kandi none se ubu reka nkubaze sibyo tuvukana nkaza nkabyarira umugore wawe harimo ikibazo kirahari kiyese kandi none se abaye warusange none se amaraso amwe oya ntabwo biba ni ukuvuga ngo rero umugore wawe aramutse abyaye atakubyariye mwahita musenya wenda mwosenya none se ubwo urumva nyine ikintu cyatuma usenya n'umugore wawe ni igiki ikintu cyatuma utandukana n'umugore wawe si urupfu ni urupfu ariko cyangwa Kristo agarutse ndawubizi izi ngo nyinshi uri mu kureba n'aba bantu bo hanze bari mu gushaka n'abakobwa bo hanze bari mu kubashaka ndavuga wowe ku giti cyawe si Kristo cyangwa urupfu uzabatandukanya n'umugore wawe siko kuri se cyane nese hari ubwo ngo umugore ngo yabyaye hanze bizagutandukanya n'umugore sibyo rata cyane sindi mukuri kubyara nyine iyo mugiye mu itorero musezerana gute bazabasezeranya ngo ni urupfu cyangwa Kristo agarutse rero mushaka mwabyara
tukabyarana nanje nitegeko nyine ntago bivuze ngo nitegeko kubyarana nawe gusa rega yabyarana n'undi oya ntabwo biba kandi none se reka nkubaze sibyo navuze Bibiliya yonyine zivuga ngo ibyifuzo by'umugore byose birangirira ku mutwe w'umugabo ku mugabo nyine kandi twese turi abagabo oya ntabwo ari ibyo siko navuze ntabwo ari ibyo wowe ushaka kuvuga umugabo ubwo se ko ntiwaba wayikunze koko umugore si rusange ariko umugore ni uw'umuryango ibyo ntabwo bibaho pe umugore si ushaka kuvuga ko umugore ari uw'umuntu se umugore ni uw'umuryango nimba ushaka umwana ubu nyine ku rugero nshatse urugero nkaguhereza mushiki wanjye ukaza kumusaba nkamuguha narangiza kumuguha nkamuguhereza ya mihango yose isabwa tukayikora twarangiza kuyikora nkamuguhereza umugore mu muco w'ikinyamurenge umugore ni uwawe nubwo hoba hariho basebukwe benshi nubwo hariho baramube benshi nubwo hoba hariho banyirabukwe benshi ariko umugore n'umwe umugore azagira umugabo umwe none se nkubaze urigenga urigenga cyangwa ugengwa n'umuryango cyangwa uri umuntu w'umuryango umuryango niwo ukugenga ubu wakora icyo ushaka umuryango utabikeneye hari bimwe ukora ushaka hari bimwe ariko hari n'ibindi utakora ushaka burya iyi si tuyibayemo burya abantu bose ntawo tuza tuyibamo tudashoboye. Okay, reka tugaruke kuri point yacu. Wemera ko umugore mu muco wa Kinyamurenge ari umuryango? Umuryango. Nakubwiye ngo n'umuryango cagihe bariko batangaza bya bintu byose by'inkwano bagatanga ibiki ari kwigeze mu rugo rwawe n'uwawe ariko none se uramutse upfuye ntago bamusigarana nk'umuryango. Iyo mfuye ngapfa jewe umugore agasigara ahita avuga ngo ubwo umugabo wanjye apfuye birarangiye mu muco wa Kinyamurenge. Bamwe barataha ariko bagakoshanyura bakaja kurongorana. Bivuze ko baba bamwatse wa muryango. Mpamvu bakoshanyura no kubera iki? No kugira ngo bamusubize umuntu wabo. Bamusubize umuntu wabo. Umuryango umusubize umuryango wabo. Sibyo? Kandi nkeza kuba ari wa mugabo ntago umuryango yabijyamo. We n'umugabo none se burya umuntu apfushije kwihangana kubamo kubiri. Hari abantu baza bahura no kwihangana undi agapfakarira ku mwana umwe akihangana kubera nyine abari w'umuryango, undi agapfakarira ku bana babiri akihangana, undi agapfakarira ku bana batatu akihangana. Hakabaho n'abandi byenda bapfakara nta nico basize. Bene uwo ni uteye ubwo rata twigarukire sibyo. Ico nakwemera jewe bene ibyo byoshobora byokora byenda nk'umugore w'umufakazi wapfushije umugabo. Ibyo byo ntawo umugabo. Wowe rero uri gushaka kumvikanisha abantu ngo bafuye. Abantu mugende mu byare. Uri byenda gusetsa kandi rata reka twigarukire sibyo. Hari ikintu uvuze bituma ntekereza ikintu. Aba bagore bacu rero bari mu gusora video. Hari umugore mu bana. Urabivuga hiki? Video ubwoko ki? Video y'ubwambure bwiwe ari gukora ibikoza biteye isoni. Bene ibyo zubanza ukaja gusenga nakubwiye ngo ikintu cyose kizagisabwa gusenga. Tubisengere. Kabanza ukaja gusenga ukayereka Imana mpuye n'iki kintu. None ga ngaho nyereka umpereze decision fata. Nikayimpereza Imana gayo ni nyempuhe zamihumuriza ikamikubwira ngo gabanya pressure utuze wihangane ubona umusaraba wawe. Nyine abo bagore babikora urabona bari kwangiza iki cyangwa bari kubaka iki muri society? Bangiza byinshi nk'ibihe kandi ari uburenganzira bwabo, ari umubiri wabo. Baza biyangiriza mu bwabo bakiyangiriza mu buryo bwabo mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Iyo wayikojeje cyane iba mu bwandura. Ego
ibamwe ubwandure kandi rero kuba mu bwandure ntabwo ari byiza. ubwandure bw'iki? Bw'indwara. Ego neza utanduye. Utanduye ni umugisha. Ni umugisha kubikora. Oya utandura ni umugisha ariko si umugisha kubikora, nta cyiza kirimo. Nta cyiza kirimo kuko yonyine Bibiliya yonyine yaratubwiye ngo kubw'irari ryawe ryakunaniye uzushake. Nimba uzi ko ntararugira mu mubiri wawe ntarya Imana yigeze ikuremana, nzareka gushaka uzoreke. Agamena. Pawulo wenyine yaravuze ngo nubishobora, kandi irari ni ribi. Nubishobora uzoreke. Irari ni ribi niko yavuze, sibyo? Irari si ribi. Irari si ribi. Nteze ubundi mugira irari ry'iki? Weye bundi umugabo wese Imana bifite umuntu yamugeneye, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nutagira irari ntugashake. Bifite umuntu wese yakugeneye uzoteka, woza amasahani, ugire gute, usaze wenyine mu nzu. Rega nta n'ikindi cyiza nko gushaka nko kogerezwa amasahani. Oya icyiza kirimo ni ukubyara ukabona abana. Kubyara ukabona abana nta kindi kirimo. Mbabyaye hanze se ku munsi uvuka iwanyu mu rugo rwawe bavugije impundu bakubona nk'ibyishimo, n'ubu utaraha baramabumva baguma kureba ku muryango ngo ese wuseruka. Umwana wese mu rugo, umwana wese ku mubyeyi azamubera ibyishimo buri gihe cyose, buri gihe. Niyo usaza uragakoti kangana gute ibyishimo by'umubyeyi, sibyo rata? Rero abakobwa rwose muri gusohora amavideo, ariko hari video naraye mbonye yo I think ino mubyeyi no mubyeyi ari uko nabibonye simfite amakuru ahagije, ariko yarari mbese yarari kwereka umuhungu, kumwereka ubwambure bwe. Wambwiye ko usenga kandi wemera Imana, ku mugabo we kuba yamuta cyangwa akaba yamwirukana, uwo mugabo hari icyaha bakoze kirimo kihe? Kumuta bagumane akomeza akora ibyo bintu. None se uzogenda gute? Uzugira ngo none se uragira ngo twokwihanganira ubukene? Umuntu ndiyo kwihanganira ubukene bwonyine, umuntu azayihanganira ibintu byose utegetswe guhura nabyo. Nibyo ngibyo byihanganira cyane. Umugore akomeza akora ibyo bintu. Ya jambo rya verse riba muri Bibiliya, nimba ari mu Baroma, nimba ari hehe, igitabo cyarico izivuga ngo hahirwa uwihangana, wahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Yego, uwo muhungu rero tumukomeze yihanganira umugore neza mpaka kandi abyakira kugeza apfuye, sibyo rata? Nibyo. Mukaga nakomeza yikoreye ibyiwe, sibyo? Oya, umukobwa akora ibye oya ndiyo ntabwo yokora ibye kubera uwo mukobwa nimba yari umuntu wo kumva amahanuro, bakwiriye kumuhanura bakamwigisha, bakamubwira ngo ibyo wagiyemo ntabwo ari byo. Kandi nimba umutima wamukomeza kumubwira ngo jyamo. Oya, nawe umuntu mukuru ufite imyaka yo kumva buri kintu cyinshi, ibintu byinshi bipfira mu kutareba. Iyo wabuze umurezi cyangwa ngo ubure umutoza ntiwokura. Ariko se reka nkubaza aho ngaho rero, biratuma nkubaza iki kibazo. Umukobwa avuye iwabo yojeje imyaka y'ubukure, sibyo? Aragiye agiye kubaka urugo, ntabwo baba bigeze bamushyiraho inkeke yo kuvuga ngo ugomba gushakwa. Sinaba bamuhitiyemo umugabo agiye kujyaho. Umugore aragiye, ni umugore ufite n'abana barenga umwe, sibyo? Abana babiri. Uwo ngo ntaba amaze kuba umubyeyi, yarangiza akivuruguta muri ibyo bintu. Ageze mu gihe cyo gutanga uburere, ntabwo akiri muri cya gihe cyo guhabwa uburere. Tubyumvikana.
nk'iyo aza kubikora akiri iwabo twari kuvuga ati wenda nta burere yahawe, sibyo? Ariko mu gihe yahawe uburere nako abikoreye ari mu rugo rwiwe, ni amakosa y'umugore. Ni amakosa yiwe, biterwa n'ingeso y'umuntu n'ingeso yiwe. Burya ni ingeso y'umuntu, aba ari ingeso ye. Ubwo uriya mugore agira ingeso agira ingeso yo kwifata amavideo. we ryo ni ikosa, ari ikintu kibi cyabayeho mu buzima. N'uwo bukora uwo ukora bene ibyo byaha, ariko ntiyiyanike ku isi, kandi isi wunyine, isi yaregeranye. Babikora ariko ntibabitwereke, sibyo? Oya, burya n'ibanga ribaho. Aitu bazajya bikorera ibyaha bigumishe mu ibanga. Aja kunyumva nabi, cyangwa abantu baza kutwumva ngo nabashigikiye ngo bakora ibyaha, noneho nshigikiye abantu ngo bakora ibyaha, noneho bwa bukirisitu bwanje kwama bupfobya hasi bakabumara. Ariko ubundi ibyo kwiriye gukizwa tukakizwa tukamaramaza, hasigaye tugatuma iwacu ni mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru. Hano mu isi burya tuhaba tudategereje yuko tuzohaba. Niyo wotunga amazangana nk'iyi twicayeho, arutaya cyangwa amayetaje ari hejuru akagera iriya, aho hose ukaruhuka hubaka, ibi byose tuzabisiga iwacu ni mu ijuru. Bibiliya nyine zivuga ngo niho dutegereje kuzaba, ngo niho dutegereje kuzaba, kandi ngo niho dutegerereje twese, sibyo? N'abantu bose bihanganiye abagore, kuko ari uwihanganye bose bazambikwa amakamba. Hari n'utarihanganye ariko ntazambikwa ikamba. Utarihanganye ikamba, nyine bazamubaza ibintu yihanganiye, ntabwo azabivuga. Ndumva ari sawa. Katugane ku musozo. Burya baryavuga, abanyarwanda baryavuga ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Ariko tunashimira n'abantu bakomeje kubana natwe, turabashimiye rwose, kandi abakomeje gukora subscribe, abashyitsi bashyashya cyangwa abantu bashyashya bari kuza kuri Magaka Film, dukomeje kubahereza ikaze, tukaye tubabwira ko tubakunda, tunezerewe gukomeza kuzajya tubana namwe umunsi ku wundi. Turanagushimiye Eric, turagushimiye ku kiganiro cyiza duhaye. Nitugukenera ubutaha rwose uzatwitabe. Sawa, urakoze.